Yes ndabasuje mwese mu izina rya Yesu abakunda gukurikira uyu muyoboro wa YouTube yitwa Inshuti ya Bose TV. Turi kumwe n'umuvandimwe wanyu mumenyereye cyane witwa Niyitegeka Emmanuel. Arabakunda cyane n'impamvu adakunda cyane rwose ndabakunda. Nkunda gutanga inama n'ibitekerezo. Kandi ndagushimiye cyane Emmanuel. Cyane nanjye ndagukunda. Ukunda kutwitaba iyo twaguhamagaye. Rwose cyane twakwitabaje. Kwitabaza ari impamvu. Ariko tuba tugomba gutanga izo nama kubera ko bana rero unyemerere mu minota tugana iminota mike cyane. Ariko hari abantu ushaka kutugira inama. Ejo bundi turetse kuba ndi gutembera mfite inshuti yanjye ngiye kumva numva ngo yazanye undi mugore wa kabiri. Ngiyewe negereje ukuntu umugore umwe yananiye numva ibikuba birankunze. Ubwo urashaka kuvuga ibijyanye no guharika? Nange no guharika. Jewe umugore umwe yananiye. Urumva kumutunga nta kintu mfite mutungisha. Agiye kuzana uwaka. Aramushobora cyangwa ari yahuye. Ariko subundi urebye hano mu bantu benshi ubona ari bande bafite ubushobozi bwo gutunga abagore babiri. Mbaza ngo baze ahubwo ariko tugarutse mu rundi ruhande ngewe kera baraharikaga umugabo akava hano Rusizi akagenda akahasiga isami ingana na hegitari ubutaka akajya wenda Nyamasheke agakeba ahandi akasiga indaka. Ya sambu nta muntu uri kondorora hasiga umugore niko baharikaga. Ariko ubu urabucumbitse ukajya kuzana izo mbaraga ziva he? Ukajya kuzana umugore wa kabiri ntabwo ntacyo babamarira. Uri muri metero 10 ku 10 y'ubutaka 10 ku 10 ahubwo uracumbitse. Izo mbaraga uzikura ntacyo babamarira zo kuzana abagore babiri ukabatunga. Ni bya bindi bavuze ngo bitunge ngo babazane bitunge. Ngo bazane bitunge. Uriya mugabo ntago abatunze babo. Turabikimbiriye bya bindi bavuga turabikimbiriye. Utwo turabakristo. Tukibaza ngo izo mbaraga muzikurahe? Dore rero aha byatuyobeye. Dore icyo nge naje kubona gitera biriya bintu narakirebye nge narakitegerereje. Abagore bagomba kumenya ubwenge. Bagomba kubugira cyangwa n'abagabo n'abagore cyangwa babumenye bose. Ariko n'abagore baharikwa nabo babyiteye. Oya kandi babishaka. Nabo babyiteye. Oya harikwa hari abashaka kubona guharikwa ngo bamugire wa kabiri cyangwa gatatu. Barabyifuza. Hari ikindi gitumye mvuga ibyo bintu. Abagabo nkunda kukivuga cyane buri kiganiro njya nkisubiraho icyo kintu. Abagabo hari ibintu dukunda. Hari ibintu bitatu dukunda. Ikintu cya mbere umugabo akunda ni icyubahiro. Yego, kubaho. Iyo kibuze umugabo araharika. Ikintu cya kabiri dukunda abagabo ni isuku. Nubwo abona yirwa acukura imisarane akabona asa nabi ariko akunda kugira isuku. Akunda ko mu rugo haboneka isuku. Ariko se ubundi isuku iyo bavuga isuku iherahe? Isuku ihera ku mubiri w'umuntu. Ikazamuka ikajya mu nzu. Mu nzu mu gitanda hari none ashaka irekereraho. Ubwo babyumvise adukurikiye. Ubwo se tubakebura. Icya gatatu abagabo dukunda ibiryo. Imirire. Umugore wakwimye ibiryo nta n'inyinya. Buriya ni se hari n'inyinya. Niyo mpamvu rero hari abagabo reka tubabwira ngo muduhe ibiryo. Nabyo mu biduhe nabyo twabikeneye. Noneho niyo mpamvu hari abagabo ugira icyo ukabona azanye umugore cyamara kuzana umugore igihe cyagera yahahaga akarobo k'inyama akimuzana akaryaho intongo ebyiri. Abwo akantu vuze narivuze ngo baduhe ibiryo tutahashye. Nicyo ngira ngo mvuge. Yahahaga akarobo k'inyama intongo ebyiri akaziryaho. Si babiri gusa se bwacya mu gitondo bakongera bagacunga bakarya. None amaze kuzana umugore amaze kubyara abana 8. Yego sibyo amaze kubyara abana 8 aragenda akagura ikiro. Yego umugabo ari kugenda akagura ikiro niwe wakiguze. Yakigeza hariya umugore yakuye abakunda abana be agakubita umugabo h'intongo izi kandi zirahagije akazisekura. Noneho yamara kumukubitaho ebyiri akazinduka mu kazi kuko abana ari benshi nta yindi ari bubone.
wa mugabo iyo bitinze ajya kuzana umupfakazi cyangwa none umuntu utabyara, gushaka n'imibare akajya kuzana wa wundi utabyara cyangwa se utarabyara cyangwa ukiri mutoya. ese si ubusambo nyine burimo, ese guharika kw'iki gihe si ubusambo nyine, ahita kwepa inshingano akajya aho atazajya abona umwana umusahindira. noneho yamara kumubyaraho nawe uzabirebe, yamaze kumubyaraho nawe wa mukobwa azanye cyangwa umugore kamubyaraho abana benshi nawe arongera akamuta. Reka no dusubize abagabo bamwe inshingano, abagabo bamwe inshingano turabashoboye, ariko abagore namwe mumenye ubwenge n'ikiyo kintu kibitera, mujye mumenya uko mwera. Umugabo iyo abonye yarasi itangiye gucendera mu rugo ahita kwepa, arakwepa akajya kuzana undi mugore. ubwo ugasize umugore he? Umugore yamusize he? mu icumbi, mu bana 8 mu matabe niwe ubwo yamara mutabye uzi gusigira abana 8 nta kiri ubafashe. Abagabo tubasuhuze bateye bati yarangiza yazubara wa mugore nawe kubera inshingano nawe binaniranye, nawe akinjiza abandi bagabo. ariko se yabinjiza yamubyaraho umwana, intambara zikavuga. hari ukuntu abantu bambwiye ngo hari ukuntu urugo umugore ananirana, yananirana umugabo agahunga. Guhunga se ntibyemewe? umugabo agahunga kuko ngo umugore burya bakunda kuvuga ngo umugabo ngo ni nk'umwuka wera, ngo umwuka wera ngatunga atura ahantu ngo hari amahoro, ngatura mu mutima utunganye. Urumva ngo n'umugabo niko ateye. Ibyo bintu bihuza uti? wahunga, ariko ikibazo kiba gikomeye kiba kirimo, ntabwo tuvuze ngo abagabo bose bagenda baba bagiye nabi. Ubundi hari uguhunga uhunze ibibazo, uhuza intambara, hari no guhunga uhunze inshingano. Abagabo bahunze ibibazo, bahunze intambara, abo Imana ibaha umugisha, banze gutera ibibazo mu ngo zabo. Ariko bahunze inshingano nabo tubabwire ngo hoya bisubireho, mugaruke mu nshingano rwose. ntawe urazihungira aho agiye kwitera ibindi bibazo, gaze n'uwaka yajya gusanga agasanga uwazanye ntasize abana 8 hari, uwazanye nawe wa kabiri amuteyeho abana 4 kongera akagiriye bafite undi yabyaye ku ruhande, ejo umwana akabura kujya uburyo ajya ku ishuri. byose rero buriya byose ikibuga gikinirwaho cyane, ababigiramo ingorane cyane n'abana. natekereje barakunze ngo abana bajya mu bibazo, ariko ibibazo bigirwa nitwe tubizana, turabyitera ahubwo umuntu ubyitera tugifite imbaraga zo gushakisha, tubona ari byiza. Ariko mu busaza hari urumva babana twahemukiye bari gukura, urumva ko bari gukura, yego ejo mu busaza mu gihe nta mbaraga tugifite wazasaza ntaze kugusura, zitaze kwakira, wazasaza ntaze kugusura, nta n'inya kwereka ko nari ntacyo wamubare ntibamwigishije, ahubwo ajya kubona akabona baje ku ishuri, baje kugufata ngo umwana wawe yavuye mu ishuri, ahubwo n'agahene wabitse ahita gukubita umwenda akajyana. none kubera ko wanze ko yiga, ibintu birakomeye wa yewe ntago. aba bagabo rero tubagira inama, reka dusoze ikiganiro tuvuge ngo abagabo bari guhunga inshingano, muri guharika mugahunga inshingano, muri kujyayo ahubwo bari guteza ibibazo. Nimba nta ntambara umugore yaguteje wenda zigaragarira abantu, zigaragarira imiryango, rwose urukwiruka uhunga inshingano, urukujyayo wagumye hamwe cyane rwose, wagumye hamwe mukarera abo bana mwabyaranye, ukabashakira rasiyo, ukabaha uburere, bakiga neza, bakagira icyo bazimarira. ariko Ikinyarwanda bakira bavugaga ngo ukureze umwana ngo niko akunera niko akura. Mwaretse rwose mwabagabo mugaruke mu rugo, ariko turabwira bahunze inshingano, bagaruke mu rugo, abaharitse kubera inshingano. Hari uguharika uhunze inshingano, ugaharika kubera ibyo kurya, ukurikiye ibiryo, wundi bavuze ngo ujya kwicyurira ngo utakibyara, kugira ngo ujye kuzuza cyagisane ngo gisekure, uragisekura ugifite imbaraga, ariko iyo uzabyicuza kuko uramubyaraho nawe babana na wa mugore azicuza, bose bazibyareho, kuko ejo wenda afite abana bamaze gushaka, bamuze nyaracuze, babana bawe nabo baraho ntacyo kubafasha, ejo naguhinduka ntawe uzahungira, kuko aragukunda kino gihe ugifite imbaraga, ufite ibimufasha. Ejo muzaba ugifite imbaraga udafite ibimufasha, tazakujugunya.
ahubwo se ubundi umucyura wese ntatahana ishashi. ikoti ngarekera hari ikoti ry'umucyura riba ku muryango. ku muryango Ikoti ry'umucyura ntabwo riba mu cyumba, riba muri salo. dusuza abacyura bacyura Turabashoje. Ngo niyo atashye imyenda itwara mu ishashi. tukuvuga bahunze inshingano. Nimugaruke mu nshingano turere bariya abana. Burya ga iyo utari kurera umwana ngo umushyire ku ishuri burya ngo uri kurera ibandi n'ijambo kwanza umukozi wa Satani. ngo uri kwicurira intwaro izakurwanya ejo. abari abakozi ba Satani uri kubyara, uri gucura. Noneho ngo uri kurera ngo n'abanzi b'igihugu. Burya ngo utameze ku ishuri burya uri kurera umwanzi w'igihugu. Kwera iki rero uya tuba umwanzi w'igihugu kuko aziba wa muturage wa leta yahaye ihene, leta yahaye girinka yanka yishorere ayibe. Niba ndamushuka ngo tugende tujye gukora umutwe hariya urwanya leta, azawukora kuko yabuze amafaranga, nta buryo afite, azirukanga ajye kuwukora kuko nta bundi buryo afite bwo kubaho kuko isi yamusize. Reka twenge tubwire abantu ko isi tugezeho hariya abantu bize, ariko ni impande zombi. Urumva ari icyambere wabyaye abakozi ba Satani. Bibiliya ntabwo ibyemera. Byara abana b'Imana. Kubyara abana b'Imana. Icya kabiri kubyara abana ukabarera uko hari ijambo nasomye muri Bibiliya mu migani riva ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo akiri muto azarinda asaza atarayivamo cyane. Icya kabiri kuri leta uri gushyira umutwaro kuri leta. None se urugero erega niyo bamufunze bari umutwaro, bamufunze bamukije abaturage agirira nabi, na nyuma yaho agiye kurya ibyo kurya bya leta atahaye, agiye kurara mu cyumba atubatse, hari kujya mundi wakoze icyaha. Amafaranga leta yubakishije izo pirizo nyinshi zigenda zaguka, yagakoze ibindi, yakubatse ibitaro n'amashuri biri guterwa n'iki? Natwe imiryango ibyo byose ni twebwe. Kandi uwo muryango ni umugore n'umugabo. Nimureke twongere twubahane. Ibintu ni imibare. Ariko se akandi kantu umubwiriza 6 umurongo wa 3 aravuga ngo ubundi hari igihe abantu bicuza. Aravuga ngo umugabo ukuze, umugabo ubyara abana 1000, ni urugero batanze 1000, uwo mugabo akababyara yarangiza agasaza akabura ibimutunga ndetse mu gupfa kwe akabura naho ahambwa. Biravuga ngo uwo nguwo ngo arutwa n'inda yavuye. Uwo mugabo warabisomye ndufite Bibiliya muri telefone. Ntubabeshe biragukura ejo bazaguhamagara. Ngibi mbiguhe muri telefone biraba amahire tubisanzemo. Uwo mugabo rero Bibiliya yivuga gutya. Ariko byibuze nubwo utaba ufite iyo sambu ariko warigishije wa mwana. Uravuga ati n'abandi bavuga ati nubwo nta kintu afite ariko ntacyo byashiriye kuri babana be. Nubwo utabona ubushobozi bwo kubigisha ariko basi warabiharaniye, sibyo? Basi n'uwo mwana abona ko hari icyo wakoze, hari ishyaka wagize ryo kumwigisha cyane rwose. Agira ishyaka ari akabura uburyo. Abo bantu rwose ishyaka ryo kwigisha umwana. Erega turi ku isi iri gusaba kubaho abantu mu mibare, baciye mu ishuri, kubaho mu mibare. Ibintu byose ukora no kubikora mu mibare. Uwo mwana utaraciye ku ishuri kuba kwivuza muri simbiri z'abari ikoranabuhanga, kwivuza ni ikoranabuhanga. Ntibyatangiye saho urumva agari mu mizi iri imbere ahubwo biriho niko bimeze. Wa mubyeyi we washyize abana ku ishuri, sibyo? Cyane rwose. Niba abana bakunaniye batajya ku ishuri, bwira leta n'umubyeyi bagufasha rwose, babashyire mu ngororamuco cyane, abana bacu bige. Niko bimeze rwose. Kwikorera amabandi. Wa mugabo taha mu rugo, taha ujye gufata inshingano zawe. Zubira ku nshingano, nta kundi byagenda. Nta kundi byagenda. Genda wikorera umusaraba wawe, aho uzawutura simpazi, ariko ujye we kujugunya abana. Ariko turi kubwira abandi bahunze inshingano. Dore singibi ibyo nakubwiraga, bisome rwose. Kuri kangahe? 3, 6, 3. Umuntu ubyaye abana 100 akarama imyaka myinshi, iminsi yo kubaho kwe ikagwira, ariko umutima we ntuhage ibyiza, akabura naho ahambwa. Ndavuga yuko bene warutwa n'inda yavuyemo. Nakubeshya gaze birakaze. Ibintu birakaze. Ariko dusenga n'Imana
inadufasha rero tubone ubushobozi yego bwo kurera abana bacu sibyo rata Cyane. idusenge n'Imana idufashe kuko hatabayeho Imana n'umwe wabyaye ntabwo amushobora ntabwo wamushobora hatabayeho n'ubushobozi dufite bwo kubyara abana usibye Imana ibadufasha idufasha ahubwo tubagira inama tuvuge ngo nyaboneka ni muze twongere twubake umuryango ufite gusenga yego babana bacu b'abakobwa bacu abahungu bacu wa mugore wanjye nanjye ubwanjye twicara ahantu mu nzu yacu tuhakora akantu ko kutabarizamo Imana sibyo yego noneho muri ako kumba ko gutabarizamo Imana tunahavana imigambi yo kubwira wa mwana ngo ejo uzajye ku ishuri ejo uzajya gukora ibi undi akora ibi nange nzacaha umugore acaha ngaha twese duhurize hamwe mu muryango kugira ngo tubeho bya bibazo bituma duharika bivemo muda n'ibindi cyangwa yewe ndi kwibaza ahantu abantu bakura imbaraga zo guharika narahabuze nge imbaraga zo guharika rwose mumbabarire Imana izabikurinde rwose nukuri biravuna Imana izabiturinde rwose ariko tugeze kure ariko hari n'ababikora bashaje turi n'abakristo dukwiye kubyihorera cyane rwose ubundi umukristo hari ibyo areka ariko turagira inama ababikora n'ababitekereza umukristo hari ibyo areka akamesa kamwe nyine nta kundi byagira ababikora Pawulo nabivuze neza n'ababitekereza Pawulo ijambo yavuze ngo ibyari inyungu zanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo kuko nka Kristo natwe inyungu zacu dutekereze ko nk'ibihombo ariko tunguke Kristo ibyo birahagije rata abari badukurikiye rero reka dusoreze ahangaha tuvuge ngo nakagaruka turabakunda cyane ntacyo muzatuburana tukiri bazima kereka nitumara gukora subscribe bigutwaye iki